rero ayo mahirwe ntagucike, aya mahirwe uyibonemo mwene data, nawe ubu buntu bukugereho. Nje kukubwira ngo kanguka, Kristo akuvukiremo. Kristo azi wawe, avukiri wawe, yavukiye i Nazareti, uyu munsi arashaka kuvukira mu rugo rwawe. Umwari Mariya arashaka kugira ngo azi wawe, maze Kristo avukire mu mutima wawe. Tangira wizihize, tangira unezerwe nk'uko Imana akuntumyeho. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ndashima Imana cyane, Imana yo mu ijuru, Imana igira neza, Imana ishobora byose. Ndayishimira ko nongeye kuboneka imbere yayo n'imbere y'abantu b'Imana. Nyishimira mfite amashimwe. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelifia nk'uko bisanzwe. Ndashima Imana y'amahoro yaturinze. Imana yaraturinze uyu mwaka. Imana yabanye natwe. Shitani yashatse kutugerageza muri uyu mwaka ngo aduteze ibigeragezo bitandukanye, ariko Imana itubera amaso, iraturengera. Rero ndashima Imana n'ukuri. Imana yaraturinze. Ndashimira Imana kubw'uburinzi bwayo. Uyu mwaka twakoze umurimo w'Imana bitatworoheye muri COVID, ariko tukakora, tukavuga ubutumwa bwiza. Imana ikabana natwe, nubwo kenshi twagiye tuboneka muri guma mu rugo, ariko Imana yabaye mu ruhande rwacu. Ntabwo twigeze dutuza guhamya Kristo ko ari umwami n'umukiza. Yesu yaratubaniye rero. Ndashimira Kristo cyane wacu, Kristo ukunda abamukunda kandi abamushakanye umwete baramubona. Ndashima Imana. Bene data, nje kubibutsa ko turi mu cyumweru cya Noheli, cyumweru cyo kuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ese namwe mwarabizirikanye? Namwe muracyabizirikana, murabyibuka? Urumva mu mutima wawe ufite kwitegura guhagije ko kwakira Kristo kugira ngo avukire muri wowe, kugira ngo avukire muri wowe? Ndashima Imana cyane. Ndumva nkwifuriza kugira ngo Kristo avukire muri wowe, abe mu mutima wawe, aganze muri wowe, wumve kumwakira, wumve kwizihiza uyu munsi, wumve kubizihiza iki cyumweru turimo, wumve ibyishimo birutaho, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo idukura mu bwiza idushyira mu bundi. Nukuri wumve kwakira Kristo nk'umwami wakuvukiye uwo munsi. Iki cyumweru wumve kubana na Yesu mu bundi buryo, wumve kumwishimira, wumve kwishimira Kristo wanesheje. Yesu yarambaniye. Ndashima Yesu. Yongeze mu cyumweru cyane twizihiza umunsi mukuru wa Noheli, numva nongeye kuzura undi munezero, numva nongeye kwakira ubundi bwiza. Ntekerejeho Yesu yankuye ahantu hakomeye, nari ndushye, nari ndemerewe, ariko Kristo aranduhura. Ndamushima rero ko yaje ku bwawe, akaza ku bwanjye, akatugirira neza. Imana ishimwe. Ndagira ngo mu Kristo wese, buri mu Kristo wese, muri wa 16 aravuga ngo abaha Yesu bishimira izina rye ryiza, ngo ribamara umubabaro kandi rikanabatinyura. Nukuri iyo uri umukristo, iyo wizera Kristo, ubu yo mba mvugana n'abantu bizera Kristo. Imyizerere yawe ntabwo nyizi, nta nubwo nshaka kuyihinyura, ariko ndavugana n'abantu bizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Nukuri tujye twibuka neza, tuzirikane ivuka rye, turiha agaciro. Tuvuga ngo mwami dukora iki? Tekereza y'umwana wawe yakoze anniversaire, ukuntu cyangwa se isabukuru ye, ubyifata muti? Y'umwana wawe yujuje imyaka runaka, yujuje umwaka, yujuje 2, yujuje 3, ukuntu unezerwa, ukuntu umunezeza, ukuntu umwishimira, ukuntu umukorera ikirori. Wari ukwiriye kugira ibyo utegura ku bwa Kristo, cyane cyane umutima ukawutegura, ukavuga ngo Kristo vukira muri jye, ukabyakira, ukabyiyumvamo, ukishimana nawe, ukishimana na Mariya, ukishimana na Yosefu, ukumva unezerejwe n'ivuka rya Kristo, ukishimana n'ababyeyi be. Uyu rero yari yarahanuwe n'abahanuzi, baravuga ngo hazavuka umwami, ngo azitwe igitangaza, ngo azitwe Emmanuel, ngo Imana iri kumwe natwe. Ndagira ngo unezerwe mu mutima,
amaze kukugeraho yaguhaye uburanga, aguha itoto, aguha ubwiza, aguha igikundiro. Tekereza uko bakwitaga, amazina wagiye utakaza Yesu agukuraho. Tekereza ibintu Yesu yagiye akora amaze kuvukira muri wowe, ubaye icyaremwe gishya. Muntu w'Imana, iki cyumweru ndagira ngo urushaho kunezerwa kurushaho. Uha agaciro ivuka rya Kristo, uha agaciro ivuka ry'umwami wacu. Wumve wifatanije na se, wumve wifatanije na Mariya wamubyaye kuri uwo munsi, kuri iyo tariki. Ndagira ngo unezeranwe natwe, wishimane natwe. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Matayo ibice byaho ni ibice bibiri. Turahera ku murongo waho wa 7. Bibiliya yivuze ngo iki? Ngo nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa. Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza neza. Ahamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza neza. Arababaza ati, Herode, uyu ni umwami Herode. Yesu avutse mu gihe cya Herode. Hanyuma rero Herode ngo yumvise iyo nkuru yuko hari umwami wavutse, ngo akuka umutima, agira umutima uhagaze, akuka umutima. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo nuko Herode ahagarika umutima. Herode ahagarika umutima, ahamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza neza. Arababwira ati, arabohereza ati, mugende mumbarize aho umwami yavukiye. Ariko abikora rwihishwa. Bibiliya iravuze ngo abatuma i Betelehemu ati, nimugende musobanuze neza iby'uwo mwami, iby'uwo mwana. Nimumubona muze mubimbwire, nanjye njye kumuramya. Aravuga ati, nimugende musobanuze iby'uwo mwana, nimumubona nanjye mubimbwire njye kumuramya. Urumva? Arabwira ati, nimugende musobanuze mumbwire nanjye njye kumuramya. Ariko yarababeshyaga, yari yakutse umutima, yari yahagaritse umutima, kuko yari umwami. Yagize ubwoba, aravuga ati, aje kunsimbura. Herode ahagarika umutima, niko birivuze ngo nuko Herode ahagarika umutima, atuma abanyabwenge rwihishwa. Aravuga ati, nimugende musobanuze iby'uwo mwana wavutse, nimumubona mumbwire nanjye njye kumuramya. Imana itugirire neza. Uyu ni umwami w'amahoro. Uyu ni Kristo wanesheje igorogota ku musaraba. Yemeye guca bugufi, avuka nk'uko avutse. Kubera ububasha bw'Imana n'ubushobozi, yari kumanuka akaza tukamubona ahagaze imbere yacu. Ariko yemeye guca mu mugore, yemera kutwitwa na Mariya. Ndetse Mariya ngo yari yararambagijwe, yari umware wari ufite fiance, wari ufite ubukwe. Yari ufite umufiance witwa Yosefu. Yosefu ashaka kugira ngo amubenge, abonye Mariya atwite. Igihe marayika amusuraga akamubwira, turahiriwe, ugiye gusama inda y'Umwuka Wera, ngo Mariya yasamye iyo nda, Yosefu agiye kumusura asanga aratwite. Ariko biravuga ngo hanyuma ngo Yosefu yigira inama nk'umuntu w'Imana, avuga ati, reka nzamubenge ariko mwibanga. Biravuga ngo Yosefu yigira iyo nama, ariko kandi ngo marayika aramusura mu nzozi, aramubwira ati, ntutinye Yosefu gutwara umugeni wawe, kuko inda atwite ni iy'Umwuka Wera. Yari afite inda y'Umwuka Wera, yari afite inda y'umwami Yesu. Mwene data, ndagira ngo uyu munsi wa none uha agaciro, wongere wibuke ibyakubabazaga ubishyire hasi, ibyari biguhangayikije ubishyire hasi.
niba unaryamye ku gitanda cy'uburwayi umenye ko Kristo yavutse kugira ngo akugire icyaremwe gishya. Numwemerera ukizihiza ukishimira iki cyumweru ukishimira irivuka rye ukanezerwa, hari impinduka iri buboneke mu buzima bwawe. Iyi Noheli ntabwo ishobora kukubera nk'iy'ubushize, iyi Noheli ntabwo ishobora kukubera nk'izo wagiye ubona. Irivuka rya Kristo rirazana impinduka ku buzima bwawe. Nje kukubwira ngo wishimane n'abishimye, kubera ko umwami wacu turi kwizihiza ivuka rye. Herode yakutse umutima, ariko kwari ukugira ngo we nanjye tunezerwe, kwari ukugira ngo we nanjye twishime. Imana ishimwe. Ndagira ngo rero wishimane natwe, unezeranwe natwe. Kubera iki? Kubera ko umwami wacu yatuvukiye. Mwene data, hanyuma umurongo waho wa 11 uravuga ngo bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina. Hasangamo umwana hamwe na nyina Mariya. Barapfukama babanyabwenge barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo, bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Barapfukama bahambura imitwaro bari batwaye bagiye kureba umwami Yesu. Uramenye ntuzajye mu nzu y'Imana amaboko masa. Tangira utekereze ikintu wakora kubw'umwami Yesu Kristo. Tangira ushaka ikintu wakora, tangira utegura umutima wawe, kuko Bibiliya iravuze ngo aba banyabwenge baragiye basanga umwana na nyina Mariya. Barapfukama bahambura imitwaro bari batwaye, bamutura amaturo akomeye, meza, ahenze y'igiciro. Ndashaka kuvuga ngo nujya mu nzu y'Imana jya utwara iby'igiciro. Nujya mu nzu y'Imana jya uha umwanya ako gaciro. Ngo barapfukama babanyabwenge bagiye kureba umwami Yesu, barapfukamye batanga amaturo, batanga amaturo imbere y'umwami, imbere ya nyina Mariya. Hanyuma umurongo wa 12 akavuga ngo baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode. Baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Imana irabasura, irababwira iti nimusubire kwa Herode. Nibwo yababwiye ngo mugende murebe ko uwo mwana, murebe ko mumubonye, muze mumbwire nanjye njye kumupfukamira, njye kumuramya, njye gutanga amaturo, ariko ntimusubireyo. Kubera ko Imana yari bizi ko agenzwa. Yaje ku bwawe nanjye. Ndagira ngo uyu munsi uha agaciro, iki cyumweru giha agaciro, uku kwezi guha agaciro, igihe tugiyemwo. Wizihiza uyu munsi mukuru. Kristo avukiye mu rugo rwawe, Kristo avukiye mu buzima bwawe. Tegura ubugingo bwawe neza, tangira wiyeze, tangira usaba Imana imbabazi, tangira ushaka andi mahirwe Yesu Kristo avukire muri wowe, kuko ntabwo ajya avukira mu mitima yanduye, ntabwo ajya avukira mu mitima yanduye. Kristo avukira mu mitima inezerewe, iguwe neza. Ndagira ngo rero utangire witegure. Ese koko witegure? Tegura umutima cyane, umutima wawe Yesu Kristo ni washaka, kugira ngo aza kumara iyo mibabaro warumaranye igihe, kugira ngo aza kumara ko gahinda warutinzemo, kugira ngo aza kwiyereke, kugira ngo uhure nawe muri iki cyumweru, kugira ngo uhure nawe mu mpera z'uyu mwaka. Kandi ndabihamya neza, nashidikanya mu mutima wanjye ko Kristo ashaka kukwiyereka. Ndagira ngo uyu munsi unezeranwe natwe, wishimane natwe. Niba uri umukristo ugire kunezerwa. Aza gukiza iyo ndwara, aza gukiza ubwo bumuga, aza gukiza uwo mubabaro umaze igihe wizungurukaho. Ariko iki ni icyumweru cyo kubohoka, iki ni icyumweru cy'umunezero. Maze iminsi uhura n'amagambo akubabaza, amatelefone baguhamagara bakubwira amagambo ababaza, ariko uyu munsi ndagira ngo Kristo ahindure ibyo byose. Bibiliya ivuga ngo yaje mube, ngo ariko abe ntibamumenya, ngo
ariko abamumenye yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Mwene data, twahawe ubutware n'ubushobozi abamumenye bwo kwitwa abana b'Imana. Ninde wari kukugirira neza? Ninde ari kukubabarira ibyaha? Ariko ageze ku musaraba yaravuze ngo abarukene baremereye n'umuze murasange ndabaruhura. Ndagira ngo Yesu akuruhure, akumara uwo mubabaro. Mutima wawe ufite ibikomere, mutima wawe urarushye, urumva isi kunanije, urumva isi kuremereye, ariko wakire Kristo avukire muri wowe, yongera kugira icyaremwe gishya. Uyu munsi mwene data, ndagira ngo uyu munsi unezeranwe natwe, uyu munsi wishimane natwe. Nje kukubwira inkuru nziza Yesu Kristo, tangira utegura umutima wawe. Hari ibyo Yesu akunda. Niba hari ibyo ushaka kuri Yesu, nawe hari ibyo bagushakaho. Abashaka kumwubaha, abashaka gukizwa, abashaka kugira ibyo uzibukira. Pawulo rero bivuze ngo ibyarindamo byahindutse igihombo ku bwa Kristo. Nawe uyu munsi ugira ibintu ugira igihombo ku bwa Kristo Yesu. Rero ndagira ngo ngusengere Imana, nicyo kinzanye, kugira ngo Imana iguhindure, iguhe imbaraga. Kristo ategura ubugingo bwawe neza. Muhigihe umaze iminsi wihugiyeho, umaze iminsi utibiguhangayikije, ariko noneho ngwino umuhigihe ahindura amateka yawe. Ngwino umuhigihe urangize uyu mwaka unezerewe. Ngwino uhigihe Yesu akeneye kumuhigihe. Muhigihe cyawe, muhigihe nawe, mushakira aho avukira, mushakira ubwugamo, mushakira aho avukira. Ijambo ry'Imana ritubwira ko avukiye mu kiraro cy'inka kugira ngo nawe umwiyumvemo, akavuka akabyarwa n'umugore kugira ngo hatazagira uvuga ngo jewe ntabwo nabasha kumubona. Umuntu wavukiye hari asegiye twahurira he? Yemeye kwicisha bugufi ari Imana kugira ngo we nanjye tumwegere, kugira ngo nawe nanjye tumwibonemo. Rero ayo mahirwe ntagucike, aya mahirwe yibonemo mwene data, nawe ubu buntu bukugereho. Nje kukubwira ngo kanguka, Kristo akuvukiremo, Kristo azi wawe, avukiri wawe. Yavukiye i Nazareti, uyu munsi arashaka kuvukira mu rugo rwawe. Umwari Mariya arashaka kugira ngo azi wawe, maze Kristo avukire mu mutima wawe. Tangira wizihize, tangira unezerwe. Mwuka w'Imana akuntumyeho, mwuka w'Imana akuntumyeho, mwuka w'Imana aragushaka, Imana Data aragushaka. Tangira utegura umutima wawe Umwami Yesu Kristo kugira ngo avukire mu mutima wawe. Ntiwifate uko usanzwe, ntiwifate uko utari. Hindukira umenye ko uri umukristo. Hindukira ko Kristo, umenye ko Kristo yaje ku bwawe nanjye. Hindukira utekereze ngo nkore iki kugira ngo nanjye numve ko Kristo ampinduye. Shaka ikintu uri bukore kugira ngo wumve ko Kristo umwakiriye bundi bushya. Shaka ikintu uri bukore kugira ngo wumve ko Kristo yavukiye wawe mu mutima. Shaka ikintu uri bukore kugira ngo wumve Kristo agusuye aganira nawe. Ndagira ngo ngusengere, Imana iguhe imbaraga gusa, Imana iguhe kwitandukanya. Ndagira ngo ngusengere ugira impinduka muri wowe, ntugume uko nguko. Iyi minsi isigaye ntigusiga nk'uko wari umeze. Tangira ushakisha amahirwe naguceho. Ubu ni ubuntu ugiriwe, ubu ni ubuntu ugiriwe kugira ngo duhure nkubwire inkuru nziza Yesu Kristo icyo agushakaho. Rero ndagira ngo ngusengere Imana. Sengera Imana. Birashoboka ko waba unarwaye, birashoboka ko waba uri no mu bibazo, birashoboka ko ubuzima urimo butakwemerera kwishima no kugira ngo wakire Kristo. Wavuga uti we n'ibyawe wowe umvuguwe neza, ariko ndashaka kukubwira ngo ngwino, kuko yaravuze ngo abarukene baremerewe nimuze, n'Umwami w'umugwaneza. Abarukene baremerewe nimuze, munsange ndabaruhura. Ndagira ngo rero nkubwire ngo mu by'ukuri ngwino. Ndagira ngiye kugusengera Imana. Sinzi urwego uhagazemo, sinzi uburyo umeze, ariko uyu munsi Kristo arashaka kugira ngo akugarukeho. Arashaka kugira ngo akugarukeho. Mwemerere gusa, umwakire, uzamura amaboko uvuga uti ndatsinzwe. Ibyo narwanyemo byose nasanze ari ubusa. Ibyo nirwaniremo byose nasanze nta nyungu irimo. Ariko umwemerere gusa, umwakire nk'Umwami n'Umukiza wawe. Mana Data wa twese, iri ni ijambo ryawe Kristo. Nyemerera uvukire mu mitima y'abantu. Gira abantu uhindura. Gira abantu uhindura. Uri umwana w'Imana, uri Kristo wanesheje.
turakwakiriye mu mitima yacu. Iki cyumweru hagira abagore bahinduka bave mu bibazo, uvukira mu mitima yabo. Hagira abagabo bahinduka, hagira abasore n'inkumi bahinduka, hagira umuntu unezerwa, hagira umuntu ugira amahoro, hagira umuntu dayasika danafoya uhindukira. Turakwakiriye, tuguhaye ikaze mu miryango yacu, tuguhaye ikaze mu ngo zacu, tuguhaye ikaze mu bana bacu, tuguhaye ikaze mu batware bacu, tuguhaye ikaze mu bugingo bwacu. Kristo, ukora ikintu gishya mu buzima bwacu, ukora ikintu gishya muri aba bantu, ukora ikintu gishya mu itorero, ukora ikintu gishya. Kristo, turakwakiriye, tuguhaye ikaze na karibu, tuguhaye ikaze mwami Yesu. Turakwakiriye, turumva tunezerewe, turumva tuneshejwe nuko ugiye kuhindura imitima yacu, turumva tunezerewe nuko ugiye kutugira ibyaremwe bishya, turumva tunezerewe mwami Imana, twifatanije nawe, turumva twishimye kubera yuko uri kumwe natwe. Waje mu bawe, ngo abawe ntibakumenye, ngo ariko bakumenye, ngo bahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Urakoze Kristo wanesheje, urakoze mwami wanjye, urakoze papa. Ndagushimye mu izina rya Yesu. Ukize uyu mugabo uryamye, ukize uyu mugore ufite ikibazo, ukize uyu mukobwa, ukize mwami Yesu. Ugira umuntu uzura, ugira umuntu uvukiraho, ugira umuntu uhindura mwami Imana. Hagira umuntu ubunka uruhinja, hagira umuntu ugira kwizera kuri hejuru, hagira umuntu uhinduka kubera ko mwami Imana waje, wavukiye muri we. Gera muri uru rugo, hagere mwami, gera muri uru rugo, gera muri uru rugo, gera muri uru rugo, gera muri uru rugo. Kristo, sengeye umuntu ufite ikibazo cy'ukuguru gukomeje kumubabaza, gukire kuko waje nk'umwami w'amahoro. Urakoze Yesu, aho ugeze ibintu birakunda, aho ugeze ibintu birashoboka, aho ugeze ibintu biratungana. Urakoze kubikoze. Gera mu itorero ryawe, reba ikigomba gukorwa mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, turagushimye, ni mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusengera igihugu cyacu, dusengera isi ifite ibibazo. Imana yo mu ijuru, Yesu Kristo w'i Nazareti, turamwakiriye kugira ngo avukire mu gihugu cyacu, abanyarwanda mu mitima yabo, kandi nukuri ahindure benshi mu mitima yabo. Mwami Imana, dusengeye igihugu cyacu, tugishyize mu maboko yawe. Kristo wanesheje, Kristo wavutse kaza ku bwacu, mu izina rya Yesu. Waje uri umucunguzi wacu mwami Imana. Igihugu cyacu komeza ukirinde, komeza igihagarareho, hagarara ku bayobozi, hagarara ku itorero, hagarara ku bashumba, hagarara ku Kristo, hagarara kuri buri wese ugukeneye, uwakwizeye nk'umwami n'umukiza. Nahure nawe, kiza abarwayi indwara zitandukanye, indwara z'imyuka mibi. Uyu muntu urwaye amatwi yombi, uyu muntu urwaye kuguru, mu izina rya Yesu. Uyu muntu uri ku musozi avuga mwami Imana, akavuga ngo mpabana, bamuhe Kristo, urabatanga katika jina la Yesu. Tanga amahoro, kiza indwara. Urakoze Kristo, urakoze kuhinduye benshi, kandi nukuri bakanezerwa mu mitima yabo, bakagira inzira z'igisiyoni, mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ni Gatera Jose rero guturuka muri Philadelifia nk'uko bisanzwe. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Amen.